Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM fast food, dukorera Nyamirambo mu Miduha, fast food na catering na delivery. Uyu munsi tugiye guteka amandazi meza aryoshye arimo ibintu byose dukenera bya buri munsi bitunga umubiri ku kigero cyuko umuntu aba afashe irindazi ariko ariyemo vitamine zuzuye. Biragusaba kuba ufite amavuta, ifarini ndetse n'indimu. Hano dufite igi, hano dufite amata, hano dufite amandazi, hano dufite vanilla, sugar, tukagira na bakimaya. Izi ni ingredients zose utibagiwe n'isukari. Hano turayifite irahari, n'iyi sukari turaza kuyikenera. Nuba ufite ibi byose mubonye muri video uraza gukora irindazi ryiza riryoshye. Ubu noneho tugiye gukora ibipimo byacu, kandi nibyo byiza kugira ngo ukore ibintu biri karite. Iyo upima uhera kuri 0. Tugiye gupima ifarini, turapima garama 500.